Bakunzi ba Africa TV twongeye kubaramutsa nanone tubifuriza amahirwe tubifuriza umugisha w'Imana. Ahangaha turi ni muri studio za Africa TV aho tugiye kugaruka ku kintu bita Town Network. Town Network ni iki? Town Network ni umushinga wa decentralized blockchain ushobora guhindura ejo hazaza hawe. Turi muri yasi y'amafaranga koranabuhanga, turi muri yasi y'ikoranabuhanga n'ubukungu koranabuhanga. Uyu munsi rero kwinjira muri Town Network ni ubuntu, nta mafaranga bisaba. Icyo bisaba ni ukuba ufite smartphone. Ndagira ngo rero ukurikirane ibi bintu bingahe ngiye kukubwira bigera mu 8 bivuga kuri Town Network. Wa joininga Town Network gute? Icyambere ni ukuba ufite internet na telefone igezweho, ukamenya ko ufite internet nziza cyangwa se computer ihagije ikora neza. Iyo ufite internet na telefone nziza biroroshye ujya kuri Play Store ukadownloadinga iyi app ya Town Network. Icya kabiri ni ugukuramo application cyangwa se kudownloadinga application ukajya ku rubuga ugashyiramo Town Network muri Play Store yawe cyangwa se muri App Store bitewe na telefone ukoresha, ukagera rero ku rubuga rwa Town Network ukayidownloadinga ukadainstalinga muri telefone. Ibyo ntago biba bihagije, hakurikiraho gukora konti cyangwa se konti, ugasigninga app aho winjiza email yawe. Wamara kwinjiza email yawe cyangwa se telefone yawe ugashyiramo password yawe. Wamara gushyiramo password yawe aho ngaho bihita biza neza bigatangira kwerekana ayo makuru wari ukeneye. Ugenda rero ukurikiza amabwiriza. Icyakane ni ugukoresha referral code niba uyifite. Kuba ufite referral code cyangwa se code de reference, icyo gihe ni ukuvuga ngo uyishyiramo kugira ngo ubashe kugira ntuza kumininga coins nyinshi. Ikindi ni verification. Iyo wemeje email cyangwa se telefone yawe nkuko bisabwa kugira ngo ubashe kugira konte igize. Gatandatu, ugomba gusobanukirwa uko systeme ikora. Town Network ifite system iri mu maphases 8. Sobanukirwa uko wa mininga ndetse nuko wagenda ubona amacoin ya buri munsi kuri wallet yawe n'ibindi bikorwa byose biri kuri Town. Nkarigira ngo rero nkubwire ngo ntuzigera ukora ikosa ryo kurara utamayininze. Buri masaha 28 ugomba kumayininga kuko ni ubuntu nta kiguzi bisaba. Ukajya muri community rero, icyo ni icya karindwi nibyo rava muri bya bintu 7. Injira muri Telegram cyangwa WhatsApp cyangwa se Discord y'abakoresha Town Network kugira ngo ubone amakuru agezweho. Ari ukuvuga ngo uri muri community runaka ni ugenda ubona amakuru agezweho. Ibi rero biravuze ngo inyungu ushobora kubona ni izihe. Icyambere winjiza witonze ugakoresha telefone yawe neza buri munsi ukagenda ubona coins. Ikindi ni security decentralized, umutekano wawe cyangwa se blockchain urizewe. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi uba wigenzurira konti yawe. Akaba community power, ni imbaraga z'abakoresha izo coins, aricyo bita community power. Bivuze iki? Uko abantu bagenda bakenera izi coin, yaba Pi, yaba Tau, yaba n'indi ngiye kubabwira mu kanya cyangwa se Nazario, ibyo byose iyo ubikoresha neza kandi ukagenda unguka n'abandi. Ikindi ni future opportunity. Muri future opportunity nuko aya macoins ubu ntagurishwa. Ubu ngubu aya macoin ntabwo agurishwa kubera yuko aracyari ni umushinga w'abantu bihanganye, ni umushinga w'igihe kizaza. Ubwo no mu gihe kizaza niho tuzareba ngo ese zizaba zihagaze ku giciro kimeze gute. Cyakoza nka Pi kuri OKX ho ifite uburyo irimo kuvunja, nabonye ivunja amafaranga y'u Rwanda 200. Ubwo kuba mininga Pi ugiye kuri OKX wayigurishaho cyangwa ukayiguraho. Ndetse biranavugwa ko na Binance mu minsi mikeya nabonye ejo bundi Dr Nicolas kuri Twitter abivugaho ko hari ibyo barimo guteganya ko uyu mwaka ugiye kuza na Binance yazaba icuruza Pi.
Kuri tawu rero, tawu ni coin, hari abagiye bambaza ngo ese ngo izasohoka mbere ya pi. Twese nta wuzi igihe izi coin zizasohoka ngo uyu mushinga uba urangiye. Icyo dukora ubushakashatsi, hakaba igihe uvugana n'abo muri kwa timu, bakagusubiza, hari ibyo badusubiza, hari n'ibyo batubwira bati ibyo hold on mwe mubiretse nuko. Ariko nta gihe kizwi cyari cyatangazwa, gusa prediction nyine biba bihari, abari prediction. Noneho rero hari ibyo kwitondera bene data. Icya mbere ni ukudatanga password zawe, yaba izo kuri Pi network cyangwa se kuri Town network cyangwa kuri Rio network. Ikindi ni ukudatanga telefone yawe na email kugira ngo hagire undi muntu ubyinjiriraho muri zino kumayininga zino coin. Ikindi ni ukwitondera abasikama n'abantu bahora bashaka inyungu zihuse. Umuntu ushaka inyungu zihuse muri izi coins, uwo ngo ntago turi kumwe, kuko ntago izi ari bizana amafaranga yako kanya. Ikindi ni ugusoma neza terms and conditions zigenga izi coins. Gushora amafaranga muri izi coins, wenda tuvuye nko kuri OKX ukavuga ngo ugiye kugura payi, ibyo n'ubushake bwawe, nta tegeko rihari ribihana. Ni nkuko wagura n'izindi coin na za Bitcoin, ibyo byose. Noneho rero bene data, coins zo zirahari nyinshi cyane, ariko icyo twirinda ikintu cyose cyatuma umuturage ahomba. Niyo mpamvu tuba turi kugira tubaha amakuru y'ukuri, tubaha amakuru atavangiye. Muze rero turababwira kuri Pi network, twabwiye kuri Town network, turi no kuri Rio network. Rio network yo uyu munsi wa none iri transferable hagati y'aba users bayo. Hari n'indi rero yitwa hari n'indi coin nanone nayo imeze nk'izi ngizi, kuyitunga ni ubuntu, ni nka ziriya zose, ni Toreno network. Iyi Toreno network nayo ni it's a crypto cyangwa se digital currency iri aho ngaho. Toreno network nayo ni coin iri online, aho umuntu akereya konte, amara gukereya konte ukagenda umayininga umunsi ku munsi, iby'umayininga bikaba bihari, kandi nayo twavuga ngo iri mu ruhando rwa digital currency. Bivuze iki rero? Bivuze ngo kujya muri izi digital ntago bivuze ngo urashoramo amafaranga. Ibyo ngibyo ntago byemewe, gushoramo amafaranga ntago ari byo, ahubwo kuzijyamo n'ubuntu. Ikindi, hari n'abazikoresha nabi, ugasanga barashaka kugira ngo babe bakwigira mu bindi bucuruzi butemewe banyuze muri izi digital currency. Iyo rero Toreno nababwiraga, Toreno network ni iyi ngiyi, irakora nayo, iri kuri Play Store. Iyo uyirebye neza urayibona. Toreno ni currency iri aho ngaho. Iyo currency ikaba iri online, ndetse kuyimayininga nayo it is just free. Ubwo rero kuri Africa TV tuzajya tugenda tubazanira bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko tunabazanira nanone n'uburyo iri koranabuhanga abantu bashobora kurikoresha neza. Ririmo rero abasikamu benshi, ndetse ribamo abajura benshi cyane. Bisaba gushishoza, bisaba kugisha inama, bisaba natwe duhora dushishoza, duhora tureba ibigezweho. Ese ko ni nk'izi za YouTube mubona, harimo abajura benshi bagenda bazihakinga. No mu ma cryptocurrency rero naho ni kimwe. Nibyo rero tuvuga ngo ntuzagira amafaranga ushoramo, kuko izi zose tubabwira kuzimayininga n'ubuntu, ndetse tuba twagiye tureba tugenda tubabwira ngo igeze aha ngaha, igeze aha ngaha, bigeze aha ngaha, bigeze aha ngaha. So rero mu magambo makeya ngera ku musozo, ku bakunzi ba Africa TV, hari abari batubajije rero kuri Toreno network. Toreno network ni digital currency ihari, nayo ni nkuko Rio network ihari. Rio network abantu bashobora kuyihererekanya hagati yabo ubwabo, ariko zose ntago ziratangira kugurishwa. Ufite rero inyota y'amafaranga yihuse, ushaka amafaranga ako kanya, n'abakorera ahandi, aba yashakira mu bindi, ahangaha ni ukumayininga izazajya ku isoko nk'izatangiye kugeraho, ukazagura ndetse nawe ukagurisha. Reka mbashimire wowe wari uduteze amatwi, wowe twabanaga.
ni ikiganiro kigufiya twagerageje gukora kugira ngo tubabwire ngo muri aya cryptocurrency hari izigenda zivuka, hari izimaze igihe, hari izo za Pi network, hari Tau network, Rio network, uyu munsi twavuze kuri Torano network, hari n'izindi nyinshi tugenda tuba tureba. Nuko abagero batubaza batese mu bitekerezaho iki, cyo nakubwira nuko ni currency zihari kandi ziri kuri Play Store. Reka rero mbasabira umugisha babwira ngo Imana yo mu ijuru ikomeze guha umugisha ubukungu bwanyu, Imana yo mu ijuru ikomeze guha imirimo amaboko yanyu akora kugira ngo dukomeze kwiteza imbere tunyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi. God bless you.